Ndabasuje mu izina rya Yesu, nshuti bavandimwe, Uwiteka duhana umugisha. Dushima Imana iba yaturinze ikatwemerera kugera muri uyu mwanya, ni kubw'ubuntu bwayo butangaje. Kandi tuyishimire yuko yatumye tuyimenya, ikajya itwoherereza amagambo y'imbuzi y'uburyo bunyuranye, kugira ngo bidufashe kwitegura kuzabana n'umucunguzi wacu. Imana ishimirwe ubwo buntu butangaje tugirira. Mbere ya byose rero reka tubanze tuyishime. Turagushimye Data wera, uwera uhoraho iteka. Tugushimiye yuko waturemye ku ishusho yawe. Tugushimiye ko twangiritse utaturetse, twaracumuye uraducungura. Tugushimira uburinzi butangaje uduhozaho kuba duhumeka, niwe tubikesha. Izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Tugiye gufataniriza hamwe kwiga ijambo ryawe. Turasabye cyane ngo umwuka wawe yararusheho kwiganza muri twe. Ari jya uvuga Mana, mvugishwe nawe. Kandi n'abumva ubahe kumva no kumvira no gushyira mu bikorwa ibyo bumvise. Imbaraga ya Mwuka Muziranenge iduhurize hamwe, kugira ngo ikigo kigiye gutambuka ye kuba ari ijya ahubwo Mwami ubiharatire ku mitima y'ababyumva, kugira ngo twese hamwe twiteguzwe kuzagusanganira, kuko uri bugufi kugaruka nta gushidikanya. Imbaraga y'ijuru bane natwe twese, tubyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Nshuti bavandimwe, tugiye gufataniriza hamwe kwiga ikigwa kivuga ngo mbese kwizera kwawe aho ntiguhuzagurika. Kwizera kwawe aho ntiguhuzagurika. Wumva uremeje hamwe? Ukwizera kwacu gukwiye kuba gushikamye muri Yesu, tudahuzagurika kandi kutajahagurika, ahubwo tukaba dushikamye muri Yesu. Imana ibidushoboze, kuko ubwacu ntitwabyishoboza, ariko ishimwe kandi himbazwe kuko ituba bugufi ngo idushoboze ibyasaga n'ibitunaniye. Dufataniriza hamwe gusoma amagambo mbere ya byose aboneka mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 2 ku ipaji ya 226 isubi ya 3, aho havuga ngo mwene data, ndakwinginga gusuzuma umutima wawe witonze, maze ukibaza iki kibazo uti ni iyihe nzira ndi kunyuramo kandi izasoreza he? Ufite impamvu yo kwishimira ko ubuzima bwawe butakuweho, igihe utari ufite ibyiringiro na bike by'ubugingo buhoraho. Ntibikabeho ko wakomeza kwirengagiza uyu murimo, maze ukazapfira utyo mu byaha byawe. Ntugashyeshyenge umutima wawe ukoresheje ibyiringiro bipfuye. Nta yindi nzira ubona yo kongera gufata ugakomeza, uretse imwe gusa iyobowe udashaka kwemera, uretse imwe gusa yoroheje udashaka kwemera. Wowe mwene data uyobagurika, Kristo akuzanira ubutumwa bw'imbabazi ngo ngwino, kuko byose byiteguwe. Imana yiteguye kukwakira no kukubabarira ibicumuro byawe byose, nuramuka witeguye kukwakira, nuramuka wemeye kuza. Nubwo wabaye ikirara kandi ukaba waritandukanije n'Imana, ndetse ukamara igihe kirekire cyane uri kure yayo, izagusanganira ndetse nonaha. Yego, umunyacyubahiro ukomeye wo mu ijuru arakurarikira kumusanga kugira ngo ubone ubugingo. Kristo yiteguye kukwezaho icyaha igihe uzaba umwisunze. Mbese ni iyihe nyungu wabonye mu gukora icyaha? Ni iyihe nyungu iri mu gukorera umubiri n'umubi? Mbese ntuhabwa ibihembo bigayitse? Yewe hindukira, kuki warinda gupfa? Uwiteka
aradutegereje, adutegeye ibiganza kugira ngo tumusange dufite umutima wicishije bugufi, twe gukomeza guhuzagurika kandi twe gukomeza gutwarwa na kamere y'umubiri iturarikira gukora ibidatunganye, kuko igihembo cyabyo ari urupfu, ahubwo kuko ateze ibiganza aduhamagara tumwizere kandi tumusange aradukiza. Wagiye wemezwa n'umutima wawe ibihe byinshi, umutimanama wagiye wahuranywa kenshi n'imbaraga y'Imana, wagiye ugira imigambi myinshi cyane kandi ugasezerana amasezerano menshi cyane yuko ugiye gutunganira Imana, nyamara ugakomeza gutinza, ntiwasanga Yesu kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho. Iyaba umutima wawe wakorwagaho maze ukamenya iby'iki gihe, ukamenya ko igihe cyawe ari icya none, maze ugahindukira ukabaho nturinde gupfa kandi waraburiwe. Imana itugirire neza, idushoboze kuba mu ruhande rw'Imana. Nisuzume nawe wisuzume, urebe niba koko umutima wawe ufite kwizera kudahuzagurika, ushikamye mu mwami wawe. Ntitwabyishoboza, ariko Imana ishimwe kandi himbazwe kuko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, utuba bugufi, utwoherereza amagambo y'imbuzi uko bukeye bukira. Nshuti bavandimwe, dutekereje ibibwirizwa bimaze kwinjira mu matwi yacu, umubare wabyo wasanga ari byinshi cyane. Nuko rero Imana itugire neza kugira ngo ubwo yaduhaye amatwi yumva, tubashe no kugira umutima wo kumvira iyo miburo y'uburyo bunyuranye yashyitse mu matwi yacu, ye gusohoka ngo dusige uko yadusanze, ahubwo duhindurwe n'ijambo ryayo ritambuka buri munsi. Imana itugirire neza ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo. Reka turebere hamwe amagambo aboneka muri Yohana ibice 5 umurongo waho wa 24 na 40 ndetse na 44. Haravuga ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Imana irirahiye ngo nukuri iratubwiza ukuri, kumva ijambo ryayo akaryizera aba afite ubugingo buhoraho, aba amaze kuva mu rupfu, ahubwo mu biri ukuri ategereje kuzaba mu bugingo buhoraho iteka ryose. Ni ahacu rero kwizera ibyo. Umurongo wa 40 hakavuga ngo nyamara mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo. Ese ntibyaba ari akaga kuba twaraburiwe tukanga kwakira imiburo, kuba duhamagara uko bukeye bukira tukabyanga tukazabura ubugingo kandi twaracunguwe? Umurongo wa 44 ngo mbese mwabasha mute gukizwa kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Iki turaje ishinga ni ukwigaragaza, ni ugushaka gushimwa n'abantu, ni ukuvugwa neza, maze ibyo bikadutandukanya n'urukundo rw'Imana, kuko mbere na mbere Imana, ibindi bikaza nyuma. Aho kugira ngo dushake kwishimisha no gushimwa n'abantu, ahubwo dukwiye kubereka urukundo rw'Imana mbere na mbere Imana, ibindi bikabona kuza hanyuma. Imana ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo, kuko twebwe ntitwabyishoboza, ariko ishimwe kandi himbazwe kuko dushobozwa byose nayo. Icyo umukristo akeneye si ububasha bwinshi, si no kugira impano nyinshi, si no gukora ibitangaza byinshi, ahubwo ni ukugira umutima umenetse. Abakristo benshi muri iki gihe ntibagaragaza itandukaniro ry'umutima umenetse wakiriye Kristo ngo bagire itandukaniro ry'abakristo n'abatarigeze bamenya Kristo, ahubwo usanga hafi ya bose
bifashe mu buryo bumwe. Ni ahacu rero kugira ngo abamenye Kristo akababera umugenga n'umuyobozi bw'ubugingo bwabo, habonekeho itandukaniro ry'abatabamumenye baheze mu gikingi cya Satani. Ni ahacu rero si ukugira amashuri menshi nubwo atari mabi, si ukugira ubundi bwenge buhanitse nubwo atari bubi, ahubwo icyangombwa ni ukugira umutima umenetse ushenjaguritse wakiriye Kristo kugira ngo atubere umugenga n'umuyobozi wacu igihe cyacu cyose, ukwizera kwacu kudahuzagurika kutajahagurika, ahubwo dushinze ibirindiro muri Kristo nk'igiti gitewe bugufi bw'umugezi, amaze kikuhirwa n'ayo mazi aba ariko n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge yohira ubugingo bwacu kugira ngo turusheho gukurira muri Kristo, kuko twuhirwa n'umukunzi wacu watwitangiye, waducunguye, wadupfiriye. Tujye tuzirikana urukundo twakunzwe, bitume natwe tubasha kurugarurira uwo wadukunze, tumukunde tumushyikijeho umutima utajahagurika. Ntitwabyishoboza, ariko arahari kugira ngo adushoboze, kandi ateze ibiganza kugira ngo atwakire, adushoboze ibyo tutari bwishoborere. Kuko nk'uko tubibona muri Zaburi 51 umurongo waho wa 19, Uwiteka aravuga ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Umutima wacu ukwiye kumenekera imbere ya Yesu, ukwiye kumenekera imbere y'Imana, ukwiye kumenekera imbere waducunguye, maze tugashinga ibirindiro muri we tutajegajega, kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho, kuko twaracunguwe. Ubundi nta n'umwe ubasha kwiyambura inarijye. Yesu Kristo niwe ushobora kwitwambura wenyine. Ni ngombwa ko imvugo y'umukristo ibingo: Mana, akira umutima wanjye. Urabona ko nta kwishoboza kuwuguha, ni isambu yawe, ngaho ukuremo imyanda yose, kuko igihe ntabyishoboreye nkiza kuko wowe urabishoboye, kandi unkiza uko ndi kose. Nubwo ndi umunyantege nke, nkagira kwikunda bikabije, nshyira ku rugero rwiza, untunganye, umboneze, unzure, ungeze ku bicu byera unzamure ungeze ku bicu byera kandi bitunganye, aho amazi y'urukundo rwawe acunshumukira mu mutima wanjye, ugahehezwa n'imbabazi wangiriye. Kwiyanga ntikugomba kuboneka gusa mu itangiriro ry'imibereho y'umukristo, ahubwo kugomba guhora gukura. uko urushaho kwiyanga wanga kamere, niko urushaho kuguranirwa, ugahabwa imbaraga y'umwuka wera, maze ugakurira mu buntu, ukazasigara uri umugabo cyangwa umugore w'inditwe ntarumikwa, ushinze ibirindiro, hahandi ubasha kugaragaza Kristo, waba uvuze cyangwa waba utavuze, nk'uko bariya abasore b'Abaheburayo batubereye urugero. Nubwo nta mwana w'umuntu ugomba kwitegererezwaho urugero, ariko bahamije Kristo, bemera no kujya mu itanura ry'umuriro, aho kugira ngo bakore icyaha bubararira ikigirwamana, bahitamo gupfa. Nk'uko babashije guhagararira Imana muri kiriya gihugu cy'i Babuloni, ibihugu 127 bikamenyeshwa n'Imana n'abo basore 3 bari mu muriro, niko n'abana bo muri kino gihe giheruka, abana ba Kristo bari bakwiye kugira imbaraga ya Mwuka Muziranenge ibashoboza guhagararira Imana mu gihe dutegereje akaga gategereje abana b'Imana kari imbere, kakazasanga twaramaze kwinjira muri Kristo, turindiwe muri we, tutagikoreshwa na kamere ya muntu cyangwa amarangamutima y'umwana w'umuntu, ahubwo tuyobowe n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge iba muri twebwe. Ni ahacu rero kugira kwizera kutajahagurika, kugira kwizera kudahuzagurika, tukaba dusobanukiwe neza uwo twizeye uwo ari we,
kandi ko twamaze kubona urufunguzo rudukingurira tukabasha kwinjira muri Kristo tukaba turindiwe muri we, kuko abatari muri we inkubiri y'umuyaga ugiye guhuha izabagurukana, kereka abazaba barindiwe muri Kristo wenyine nibo bazarindwa babaye amahoro masa. Imana ibidushoboze kuko twe ntitwabyishoboza, ariko bikitwa none, bikitwa uyu munsi, kuko hari urupfu rutwugarije rugendana natwe rutwoga runono rushaka kuduhitana isegonda ku isegonda. Hari n'ikaramu ya marayika w'Uwiteka usuzuma imikorere yacu, ntabwo tuzi umunsi azagerera ku izina ryacu. Nicyo gituma bikitwa none tugifite aka gahenge. Twari dukwiye kumenya tudashidikanya, tukagira kwizera kutajahagurika yuko twamaze kwinjira muri Kristo, turindiwe muri we, turi amahoro masa, tubasha kumuhamya nk'uko Daniyeli yamuhamije i Babuloni, nk'uko bari abasore bamuhamije i Babuloni. Kandi si bo bajyanywe bonyine muri kiriya gihugu cy'i Babuloni, si nabo bari bakuru b'abayobozi, ahubwo nuko kwiyemeza kwabo konyine. Agakiza n'ak'umuntu ku giti cye, si ishyirahamwe, si n'ivangamutungo, n'ak'umuntu ku giti cye. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umwete wanyu wose. Nahanjye nahawe gushaka uburyo bwo kwinjira muri we, kuko nitumara kwinjira tuzasigara turindiwe muri we, atubemo natwe tumurimo. Kandi utwariye muri wowe niwe uzayobora imibereho n'imigenzereze yawe. Nk'uko umushoferi atwara imodoka nayo imutwaye, niba umushoferi w'iki kimodoka cyacu cy'umubiri ari Kristo, tuzakora ibyo abakristo bakora n'ibyo Kristo yishimira. Ariko niba iki kimodoka cy'impagarikiye y'umubiri wacu twagereranya n'ikimodoka gitwawe n'umwanzi Satani, tuzakora ibyo Shitani yishimira, tuzaba imitego ya bene data, tuzasuzugura Imana, tuyishujuguje kwica amategeko yaduhaye n'amateka yayo, twikorera ibyo twishakiye, tuyobowe na kamere irarikira gukiranirwa icogora icika intege kandi iyobowe n'umwanzi Satani. Nahanjye nahawe kumenya uruhande uhagazemo uyu mwanya, kuko ejo sahacu, maze ukamenya umuyobozi uyoborera muri wowe arinde. Niba ari Imana ihoraho n'umucunguzi wa Yesu Kristo n'umufasha Mwuka Wera yaduhaye, cyangwa se niba ari umwanzi Satani, umurimbuzi uzarimbura ubugingo bwawe, akaguhindura igikoresho cyo kuba umutego wa bene so, aribo bene data. Uwiteka duhagarareho. Nta cyaha gikomeye kibaho ku Mana kandi gishyira umutima w'umuntu mu kaga nko kwibona no kwihaza muri byose. Nibyo byaha bikomeye kuruta ibindi. Nta mbibi ziba zigikoreshwa n'umuntu warambitse inarijye hasi. Yamaze kurambika inarijye hasi akayireka, abasigaye nta rubibi rukumira Kristo kumubamo. Ariko iyo ari we ushaka kwishyira hejuru no kwihaza no kwigaragaza, icyo gihe umwanzi Satani niwe muyobozi uyobora ubugingo bwe. Umutima wawe rero ubasha gukorerwamo n'Imana, kandi ubasha gukorerwamo n'umwanzi. Nahawe ko guhitamo uyobora imibereho yawe. Umukozi w'Imana yagombye mu by'ukuri kwicisha bugufi, n'ubundi abafite inararibonye risumbyeho mu by'iyobokamana nibo bitandukanya no kwibona hamwe no kwihimbaza, maze bakareka impagarike yabo ikaba iyo guhimbaza Imana, baba bavuze baba batavuze, kubera ko baba bafite ibitekerezo bihanitse mu bwiza bw'Imana, bakagaragaza Imana. Bumva ko imyanya irushije iyindi guca bugufi mu murimo wayo ari uko barushaho guhesha ikuzo Imana,
bakaba bicishije bugufi batagishaka kwishyira hejuru ngo bigaragaze, ahubwo bicishije bugufi muri Kristo kugira ngo Kristo abe ari we ugaragara mu mibereho yabo. Ku bw'ibyo rero ntitubasha kwiyambura iyo narijye, ariko Kristo ari hariya adutegeye amaboko kugira ngo abashe kwitwambura, amaze namara kwitwambura ashyiremo imbaraga ya Mwuka Muziranenge ituyobora muri kino gihe gisa n'igihera ibindi, tutakiyoborwa na kamere ahubwo tuyobowe n'imbaraga mvajuru. Ibyo rero bivuga kwicuza byimazeyo hamwe no kubabarirwa ibyaha byacu bigakurwaho, ibizinga byose bigasibanganywa n'amaraso ya Kristo, imibereho yacu ikarangwa no gusenga no kwihana bya burundu no kwiha Imana bya burundu. Abantu benshi ntibamenye uko baronka imvura y'umuhindo ndetse n'iyitumba ibasha kubakuriza muri ubwo buntu, kandi Uwiteka yarayisutse umuntu wese akayakira ku rwego ayikeneyeho. Hari abategereza ubusa aho guhitamo umugabane mwiza w'ibihe byashyizwe imbere yabo kubw'ubuntu bwihariye. Uburyo bafite gusa nubwo kubasha kumenya uwo bishingikirijeho n'uwo bizeye n'uwo bubatseho, bituma impagarike yabo no kwizera kwabo kutajahagurika. Reka turebe andi magambo aboneka muri Yesaya 61 umurongo waho wa 11. Yesaya 61 umurongo wa 11 haragira hati, nk'uko ubutaka bumera mu mumero kandi nk'uko umurima umera mu imbuto ziwuhinzwemo, niko umwami wanjye, niko umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Reka tumwiyegurire nk'uko umurima iyo uwuteyemo ibishyimbo hamera ibishyimbo ntihamera amashaza, iyo uwuteyemo ibigori hamera ibigori ntihamera amasaka. Ku bw'ibyo ijambo ry'Imana Imana yateye muri twe ribasha gukura, ryera imbuto zikwiriye abihannye, zitera ikivange. Imana itugirire neza ibidushoboze, ngo kuko umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose, muri wowe no muri jye. Imana icyo yaduhinzemo ari cyo kimera, twaracumuye iraducungura, itwoherereza amagambo y'imbuzi y'uburyo butari bumwe, itwoherereza ibitabo by'uburyo bunyuranye, itwoherereza ibibwirizwa bidusanga aho turi hose ku buryo tubasha kubyumva iyo tubishatse. Kandi aba yaratubwiye ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umwete. Byaba ari akaga turamutse turimbutse, kandi abereyeho hariya kugira ngo atwakire anadufashe. Rega dusoreze ku magambo aboneka muri Yohana 15 umurongo wa 9 n'uwa 10. Yohana 15 umurongo wa 9 kugera. Yesu ati, uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Nahanjye nahawe nshuti muvandimwe, kuko twakunzwe nk'uko Imana yakunze umucunguzi wacu Yesu Kristo. Kandi nk'uko Kristo yitondeye amategeko ya se akaguma mu rukundo rwe, niko natwe nitwitondera amategeko y'Imana tuzaguma mu rukundo rwe, tukaba baragwa aho gukomeza dutegerezanije ubwoba umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana, ahubwo tugasigara dutegerezanije ibyiringiro kuzibanira n'uwo mucunguzi wacu. Isuzume urebe niba kwizera kwawe kudahuzagurika. Isuzume urebe niba kwizera kwawe kutajahagurika, ushinze ibirindiro muri Kristo, ufunitswe muri we, wugamye muri we, ku buryo ishuheri y'ibihuha by'uburyo butari bumwe itazabasha kukuvuvunura mu biganza bya gitare, kubera ko umeze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi kikuhirwa n'urwo ruzi rw'amazi y'ubugingo adutera gukurira muri Kristo.
Imana ishobora byose ishoboze abana bayacunguye bose kumenya kwinjira muri Kristo ngo barindirwe muri we, dufite kwizera kutajahagurika ahubwo dushinze ibirindiro muri we. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Uwiteka aduhana umugisha. Reka twicishije bugufi mu mitima dushime. Turagushimye Data wera, turaguhimbaje kubw'urukundo rutangaje udukunda. Turagushimiye yuko watwimenyekanishije kandi ukatwereka amagambo y'imbuzi y'uburyo butari bumwe. Tugushimiye urukundo twakunzwe, tugusabye imbaraga ya Mwuka Muziranenge ngo tubashishe natwe kurukugarurira, tumenye uburyo bwo kwinjira muri Kristo, duturize muri we, turindirwe muri we, bitume dutegerezanya ibyiringiro kuzabana nawe ubwo azaba agarutse. Tubyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze inshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org. Imeri ni abahamyakristo@gmail.com. Kuri telefone 7178667. Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe. Uwiteka akomeze abahe imigisha mbajuru. Murakoze.